ngo none mutabare ngo channel za Kiramani zose yazibuze. Abantu mukurikiye Fragi TV Rwanda, ibintu bigiye kuba uburyo. So guys, tugiye gutangira ikiganiro cyacu. Mwumvishe wo tugiye kubana bamwita Ewana buri gone, mumaze kumva. So guys, reka twumve n'undi mujama tugiye kubana mw'iki kiganiro cyacu biri kuvugwa ku mihanda ngo Kiramani channel ye WhatsApp. So guys, tugiye kuganira no ku kiganiro cya Dani Nanone, ibyo byabaye agaterera nzamba hagati ye na DJ Phil Peter. Mugiye kubana nanjye ndi Fragi, turi kumwe na buri kantu ndetse na buri nguni. So guys, aka challenge kagiye kuba kameze fresh. Twagiye, reka tubanze adusomera ijambo ry'Imana bamwita buri kantu. Dutemo twumve iryo jambo ry'Imana utegura uno munsi. So guys, bagiye kubanza turagize Imana. Twagiye. Ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya ry'imihanda riravuga ngo ujya imbere y'Abanyarwanda uvuga yuko ukennye na duke wari ufite bakatukunyaga. Turabibona muri Kiramani wa mbere. Okay, nk'abanyamakuru bigereye kuri tele rero nimutubwire ukuntu kwa Kiramani bimeze ngo ruri gukinga babiri ndabeshya buri nguni. Buri kana mwese mutubwire mwe mwageze kuri tele. So guys, tugiye kumva uburyo ki ngo kwa Kiramani ngo rugira gukinga babiri. Ibyo bintu ntabwo nari mbizi. Tubwire niba warageze kuri tele. Twagiye. Mu minsi ishize Kiramani yagaragaye ku mbuga avuga yuko ibintu byerekanye n'ubukene bumumereye nabi. Ati kandi ko abakinnyi bamwe yakinishaga agiye kubagabanya na filime zimwe na zimwe akaba yanazihagarika cyangwa akazivamo burundu. Reka namwe ngo Kiramani noneho ngo ubukene buramwishe. Reka Kiramani tumumva. So guys, dukomeze kwande tugende kwa Dani Nanone WhatsApp. Dani Nanone ngo bimeze bite ngo yiyungije inshingano ngo ncenche ngo yanze kurira abana buri nguni. Nta kuntu waba utabiza ku kantu dutemo aga story gatoya uyu munsi. Babisi ko mwagiye kuri tele. So guys, tubwire ku story ka Phil Peter isuka byanyabyo nawe ibigume reka nawe ku mbuga bari gutwikana bikomeye cyane ngo ni nyuma yaho witwa Dani Nanone yikurira mu kiganiro bita The Choice Live witwa Phil Peter mubaza ku by'abana be. Ngo witwa Dani Nanone akitegereza Phil Peter n'ubwanwa afite agahita mwita njajwete. aho none uratubeshya. Umuntu w'umugabo ntabwo yitwa njajwete. Ibyo ntabwo bibaho. Ngo yamwise njajwete byari bigenze gute? Nawe nanga kuvuga amakuru uyaca hejuru unatubeshya. Yamwise njajwete kubera iki? Watubwiye neza cyangwa ayo makuru yawe niba wayimanye ukayareka. Itakomeje kuvuga ngo kuba nabajije Dani Nanone kubyerekeranye n'abagore yateye inda n'abana yabyaye ngo sinjye wari uri kubibaza ngo ahubwo nari ndi kubibariza abafana. Witwa Dani Nanone mu gaseko kurumenesha aravuga ngo abo bafana wari uri kubariza abana nabyaye se bazamfasha kubarera. None utangiye kubizamo neza. Ubwo yamwise njajwete kubera ko abajije abana yabyaye impamvu atari kubitaho neza ngo yabarizaga abafana. Noneho ubwo rero inkuru yawe utangiye kwiryoshya. Komeza utubwire noneho se nyuma yuko Dani Nanone bamubarije abafana ko yaba yita ku bana be, Dani Nanone yabyitwaye mate muri studio. Phil Peter we byakomeje kugenda bite? Turi no kugana ku musozo. Tubwire uduhe n'umwanzuro. Dushimira n'abantu bakurikiye video. WhatsApp guys, mutubwire tubakora ama challenge menshi. So guys, turabakunda. So guys, turabemera cyane. So guys, kanda kuri subscribe, kanda kuri like, kanda kuri comment. Show guys, WhatsApp turabemera fo. Witwa Dani Nanone abonye amapost witwa Phil Peter ari kumuvugaho ngo kumwitinda ngo n'ibyari bigihagije. Ngahubwo ku mazina witwa Phil Peter wese amutangira kabiri.